wahemutyo mwami ushinyagurirwa kera utaraza mw'isi wari ufite ubwiza dore uko bagushyize muri abo baguzi kera utaraza mw'isi wari ufite ubwiza dore uko bagushyize muri abo baguzi undebe mukiza w'ukuri n'impano y'imbabazi yankuboneramo mpindukirira undebe mukiza w'ukuri n'impano y'imbabazi n'impano y'imbabazi Yesu warapfiriye Yesu warapfiriye n'ibyaje wasize oh mama horo mama horo masa Yesu warapfiriye Yesu haleluya Yesu warapfiriye kubw'ibyaha byacu mama horo masa mama horo masa haleluya ubwuzu nishimwe ngo ndibe inkovu zawe wagize ku bwanjye mukiza wanjye mfite ubwuzu nishimwe wagize ku bwanjye umekunesha rero nk'uko wanesheje hahirwa uzapfa haleluya umekunesha rero umekunesha rero nuko wanesheje hahirwa uzapfa
utuvurire imvura iw'umugisha wawe hahoze hagurujojjo n'umuvumbi wawe utuvurire imvura iw'umugisha wawe hahoze hagurujojjo n'umuvumbi wawe. Abashonje imvura y'umugisha ibagereho nyakubahwa Imana nk'uko wagiye udusezeranya mu izina rya Yesu. Duhamagaye imvura y'umugisha muri aka kanya kugira ngo igwe mu mitima y'abantu batandukanye. Hari imitima yamaze kuma kubera intambara zitandukanye. Tubwiye Imana kugira ngo ibavushereze imvura y'umugisha. Turagushimira ukuri Imana ishobora byose kandi turaguhimbaje ku bw'ubuntu bwawe Kristo. Amen.